Shalom Yesu ashimwe cyane twizere ko mwaramutse neza tubaha ikaze muri munsi wo kuwa gatatu mu isengesho ry'umunsi turi mu gitondo cyo kuwa gatatu kandi turi muri niba turero mwese mwahageze turabegereje kandi Imana ibuhe umugisha turashimira abantu mwese mwabanye natwe mwe amasengesho abari umugisha udasanzwe twegereje abantu batuye mu mujyi wa Kigali cyangwa se mu gihugu cy'u Rwanda twegereje abantu batuye mu bihugu bitandukanye byo muri Afurika twegereje abantu batuye ku migabane itandukanye y'Iburayi abari kumwe natwe online Imana ibuhe umugisha ndagusaba inkunga yawe yo gusharinga urarika abantu babiri cyangwa batatu raza guhabwa umugisha n'Imana burya si byiza kumva ubutumwa ngo ubwihererane ni byiza ko wanasharinga ukararika abandi bikore kandi uraza guhabwa umugisha n'Imana ushobora no gusharinga kuri state yawe byose no kugira ngo twagure ubwami bw'Imana hanyuma wifuza ko tugufasha mu isengesho kugusengera hari igihe umuntu akeneye ubujyanama gusengerwa kandi ni byiza ko abantu basengerwa wakoresha izo nimero ziri kuri screen yawe utwatwerekera kuri WhatsApp cyangwa se ukaduhamagara tukagufasha bene data duhari kugira ngo dusengerane nk'abana b'Imana reka dusenga hanyuma twumva ijambo ry'Imana yo kuri munsi wa gatatu Mana Isaka, Mana Abrahamu, Mana Yakobo, Imana yo kwizerwa, Imana idaheruka durasenze muri uyu mwanya ngo imbaraga zozuruke zibane natwe zihagarike bitavuga Imana zitesha agaciro imigambi ya Satani zihagarike imbaraga z'umwijima reka iri jambo ribe ijambo ry'umugisha ribe ijambo ridasanzwe kandi aho rizagera uzaryumva rizaba ijambo rihindura rizaba ijambo riseye rizaba ijambo rirema urakoze mwami kugiye kubana natwe icyoro kibi cyone mu izina rya Yesu Kristo wa Nazareti amen. Turasoma igitabo cya Mariko ibice 16 turasoma n'umurongo wa 18 Mariko ibice 16 turasoma n'umurongo wa 18 haravuze ngo bazafata inzoka kandi nibanywa ikintu cyica nacyo kizabatwara na hato iri ni ryo jambo ushaka dusengera bazafata inzoka kandi nibanywa ikintu cyica mola nacyo kizabatwara na hato naya ngo dusengeye muri ijambo rivuga ngo nta burozi buzongera kugufata inasubiramo nkurikiranye nta burozi buzongera kugufata ubwagufashe bwaragufashe ubwakubabaje bwarakubabaje ubwakubujije imigisha bwarikoze ariko uyu munsi wa none Imana ishesha amasezerano Imana yongeye gusezerana nawe nta burozi na bumwe na buke ubwari bwo bwose bwawe uremereye utaremereye na lamone si de God bavuze ngo haleluya na burozi bunamone pole si de bonne foi na burozi buzongera kugufata vuga ngo shimwa Yesu vuga ngo urakoze Yesu watera haleluya na burozi ubwari bwo bwose bwanyura mu bitaka bwanyura mu muyaga bwanyura hehe bwakwihindura bukigira amapusi cyangwa ibeba no na burozi buzongera kugufata na hato kandi ubwo bari baraguteze nubwo wagendenaga Imana iraguteguye yavuze ngo amen. Dusomye ijambo iri ni ijambo Imana Yesu yabwiye abigisha ngo ibimenyetso bizaryana n'abizeye ibimenyetso bizabana n'abizeye Kristo ko ari umwami w'umukiza igihe babwira ngo bazirukana abadayimoni bazaruhigaza ku barwayi bakire bazavuga indi mishya ariko ijambo ryavuze ngo nanone ariko kandi nibanywa gucica cyose bisobanurwa ngo ni ibirozi bazaba bateze kugira ngo bibice nibanywa ku kintu icyo ari cyo cyose cyica nacyo kizabatwara na hato rero ngo wakire isezerano Imana ivuganye nawe wakire iri sezerano Imana igusezeranije buriya tubayeho kubw'amasezerano twavutse kubw'amasezerano twakuze kubw'amasezerano twarajyamye bucya biremera kubw'amasezerano turagenda kubw'isezerano turahagarara kuko ari Imana tuvuzeho unyemereye umunsi wa none yo kuri wa gatatu wongere wakira isezerano ryawe Imana ivuganye ngo nta burozi nta bumwe buzongera kugufata niba nywa kucica icyo ari cyo cyose babitega mu byo kurya babitega mu mazi babitega muri fanta niba bitega mu mugati oya babitega mu neba ukorera babitega mu rugo rwawe babyohereza babigusiga niba nywa kucica icyo ari cyo cyose nacyo kizabatwara na hato niwongere kugira ubwoba bw'abarozi mwabarozi mwe mubyohereze mwabarozi mubitege mujye kuraguza mucuragure mugere ibihugu bitandukanye muzane impu zimeze gute muzane ibiti bimeze gute mutware amafoto yacu mutware imyenda yacu mutware imisatsi yacu mutware ubutaka bwacu
turagira ngo tubatangarize ngo iri muri twebwe irakomeye kandi isezeranye natwe niba nitunywa ku cyari no imitego yanyu yose ntabwo izongera kudufata. nawe nkurikiranye ngo ubwisukure umuntu w'Imana, wa mugabo we, wa mugore we, wa mukobwa w'umusore we, niwongere kugira ubwoba bw'abarozi, niwongeye guhangayika ngo wumva ngo amapusi, ngo ibihunyira, ngo imbwa, ngo imbeba, ibiki n'ibiki, inzoka ukazibona, no. uzibwire ngo mukore icyo mwari muje gukora, ariko nikiri buze kumfata. niba nywa ku cyiki cyari cyo cyose, Imana ijya kuvuga yabanje kunaniza imbaraga zo zumwije. Buriya mbere yuko Imana ikubwira ngo mwana wanjye nkoze ibi, mbere yuko ibikubwira ibanza gutanga ingabo nyinshi zigapfa ku bwawe, ikajya ikakubwira ati noneho nkoze ibi ngibi. Rero niba Imana ivuze ngo niba nywa ku cyiki cyari cyo cyose, ese icyica ni ikihe? Nicyo bazaba baguteze. Ese icyica ni ikihe? Ni ibitego y'abadayimoni. Icyica ni ikihe? Ni uburozi bwica. Ariko Imana ivuganye nawe ngo no, iyo nyamasezerano nawe nunywa ku cyiki cyari cyo cyose ntacyo kizagutwara na gato. Ntabwo uzongera kurogwa, ntabwo uzongera guhumanwa, wajya kugenda ufite wikandagira bandoze kubera ko uzi ko bigeze baroga kanaka cyane bakuroze wenda ukabiruka. ariko uyu munsi wa none nushaka kugenda ubimwe ubirye, no, uvuge ngo hari yavuganye nanjye. kandi niba nywa ku cyica cyose ntacyo kizagutwara na hato. Utangarize mwene data, Imana niyo ivuganye nawe, ubwoba bushire, utuze umutima. Nta muntu uzongera kukuroga. Yarakuroze kuko biremera, aranagukerereza, akugega isenzeri, yaroze bari umuntu bakuru wawe bande bose, no. ariko uyu munsi wa none ukimara kumvira ijambo, Imana isezeranye nawe. Ijambo ryavuze ngo muri Mariko 16:18 ngo bazafata inzoka, kandi nibanywa ikintu cyica ntacyo kizabatwara na hato. Kubera umunsi wa none Imana ivuganye n'ubuzima bwawe, ivuganye n'iterambere ryawe, ivuganye n'umuryango wawe, ivuganye na family yawe ngo nta murozi, nta nyabingi, nta nyangombe, nta barangi, nta bacwezi, nta banyeshayi, kuko nunywa ku cyiciro cyo cyose ntacyo kizagutwara na hato. Mana ushimwe kandi uhabwe icyubahiro yuko usezeranye natwe isezerano rifite imbaraga. Tuguhe icyubahiro Mana mu izina rya Yesu, amen. Kadusenge muri ijambo ry'Imana. Mana y'Isaka, Mana Abraham, ukwiriye amashimwe kandi ukwiriye gutambirwa. Iyo uvuze biraba kandi utegetse birakomera. Turakubwa ijambo kandi twavutse kubw'ijambo. Twanyuze mu ntambara zitandukanye zari zigomba kuduhitanya, ariko kubw'ijambo watuvuze turacyagaze ku maguru yacu tuvuga kumera kwawe. Urakoze ko ujyanye natwe amasezerano. Twe turamba uburozi bw'abadayimoni n'abazimu n'abadayimoni n'imyuka yose n'ibiduhiga n'ibiturwanya. Ariko urakoze ko tubwiye ko nta muntu uzongera kuturwanya. Urakoze ko tubwiye ko nta muntu uzongera kuturoga. Urakoze ko uvuze ngo nituramuka tunamwe no ku cyica cyose ko ntacyo kizadutwara na hato, kuko ari Yesu zama dusezanije natwe. Urakoze Mana ko uyu mugabo murinzi ibitego ya Satani n'abadayimoni. Urakoze ko mwirukanye abarozi bose, kandi ngushimiye ko mugiranye isezerano ko nta kintu azongera kuba. Ngushimiye kuri inzu y'umumama ko mwirukanye abadayimoni n'abazimu. Urakoze ko mwami no ugiranye isezerano ryo kumubwira ko nta muntu uzongera kumuroga. Urakoze ko naramuka namwe no ku cyacu cyose kizamutwara. N'uyu mukobwa n'umusore Mana abaruko ushime kandi ushibwe hejuru Mana. Iri jambo n'irisengesho wari wese uzaryumva rizasohora ibirozi byose yajyarogwa. Ibyo yumva bigendagenda mu buzima bwe no mu mubiri we biteshwa agaciro. Ibyo yumva bigendagenda mu kazi biteshwa agaciro. Ibyo yumva bigendagenda mu rugo rwe biteshwa agaciro mu miryango ye. Abadayimoni bateshwa, abazimu basohoka ibirozi biteshwa agaciro mu izina rya Yesu. Kandi risezerano rizamwambutse, rizamubaneho, rizigaragaze, abazamenye ko hejuru y'imbaraga zabo hari imbaraga z'Uwiteka. Bihekesha muri bitangaza kubwira ijambo, uremera abantu benshi amashimwe kandi ukiza abantu benshi. Ni mu izina rya Yesu Kristo naze tubyizeye, amen. Mwari kumwe na Prophet Robert bakunda cyane, bifurije kugira umunsi mwiza ku wa gatatu. Imana indi namwe zawe, ariko ngo nko ku cyo cyose nacyo zagira iki, nacyo kizagutwara na hato. Muhe muronke mugire ibihe byiza, bye bye.